ubukwe bwa Debeni. Hari umuco wari waradutse mu banyarwanda wo gucunga hazabu ubukwe bagasya gasenda bakitwaza n'umunyu, byaba na ngombwa bakabanza bakawurya bonyine kugira ngo bitegure guhangana na hangova. Ariko kwa Debeni ntago ariko byagenze, kuko ku kijyanye na bife cyo bari bakizeho abasekirite, akabikora kabizi karya imboga karitse, ukora ibyazanye ahetse, ubambisi ntakurura. Iryo niryo banga Debeni yakoresheje rwose, abantu batangira kwivovota ngo ntagaza mu muziki. Ariko yagiye hara ku ruhande azana umwana w'umuhinde rwose icyo biti kibemeza. Abandi babazaga iby'indirimbo nayo yayisohoye. Indi mpamvu ituma Debeni akomeza kuba umwami w'umuziki, tugomba kwibuka yuko ntawe usangira n'udakoramo. Abantu bose baba bakeneye kurya, ko niko Debeni ajya atanga umwanya abana bakabanza bakajya mu kibuga bakidagadura. Ikibabaje nuko ushobora guhereza umwana isahane yuzuyeho ibiryo akarya gake ndetse n'intefu kaguzwa, ariko wakozamo urushyi inshuro imwe ukayora ibyo yariye imyaka 5. Ibyo nibyo Debeni atangiye gukorera Bruce Melody nyuma yo kumuha imyaka irenga 4 rwose, akabanza akidagadura mu rubuga rw'umuziki rwose akagira ngo ni uwa mbere. Ariko noneho Debeni yaje amukosora kuko yazanye icyuki cy'umuhinde rwose kigeretseho indirimbo. Muragiye ko Debeni yabaziyera, kandi wari n'abatarabonye ibiryo ejo. Abibona utese utarishyuye ntabwo muzo barangurira ibiryo. Ari inkuru yari imenyerewe mu banyarwanda. Uzi uko yavugaga? Ni inkuru yavugaga ngo niba ahantu ngo habaye ubukwe ugasanga umuntu yitwaje agasenda, ahantu yigeze kuba igikorwa cyo gusaka, urumva? Abantu barangije aba igikorwa cyo gusaka bakajya basaga abantu bakabasangana insenda, umusirimu bakamusangana akabanga. Bati se izi nsenda wazizanye kumara iki? Kurisha ibiryo. Tuko nabazaga mwaguze insenda se nta biryo bibayo. Ati twebwe twaratwerereye. Ariko namye ntashidikanya yuko umuntu watwerereye kwa Debeni wese yabonye ibiryo. Utarabonye ibiryo ubwo ntabwo yabyishyuye. Aya bimutera urubwa. Ahubwo umuntu wese waje mu bukwe yarari yarananywa. Oya, amakuru ahari ngo arabatashe ngo batariye. Aya ubwo bari bakererewe, basanze kuri bife byashize. Mujye muzinduka. Iyi niyo mpamvu yerekana abavumba n'abavumvyi ko basezerewe mu bukwe. Mbere yo kubivuga ndabanza nkakorora. Abavumba n'abavumvyi bari barihaye ijambo, ariko ikintu baziho rwose no kugenda bavuga ko ibiryo bitari biryoshye cyangwa se bariye ntibahage. Abo twagerageje kubaza inshuro nyinshi, iyo babajije icyo batanze kuvuga ko batanze umwanya, kandi ntabwo turabona ahantu umwanya bagenda bakawutanga kugira ngo bahereze ibyo kurya. Ari umuntu ujya kuranguza igishoro cy'umwanya se? Umwanya ntacyo usobanuye reka. Ubundi kubukennye ubujya he? Mwaretse Debeni akirongorera Pamela wiwe, ejo muzanatangira ngo hari ibitagenze neza. Ikibazo gihari rero, ikibazo gihari abantu batema basobanukirwa. Abantu bitwa abavumba n'abavumvyi bakomeje gushaka ikintu cyo gusebya ahantu habereye amakwe. Nta muntu ujya utwerera usebya ubukwe, ariko utatwerereye niwe ugenda uvuga ngo bwari bubishye. Kandi umuntu utwerera aba ari inshuti y'inkoramutima cyane. Ariko umuntu udatwerera yego ni wa muntu uri kwiciraho bisanzwe. Urumva? Ntagiye vuga ni gwera ku bandi no ku bandi bantu bagiye yebbaye u Rwanda bo tuzi. Umuco w'ubuvumvyi wari uhari. Yego. Ariko noneho byasubiwemo, ibintu byo kuvumba byacitseho kabisa. Ubu nta muntu ukivuga. Turi mu Rwanda rw'amajyambere aho tatumiwe ntujyayo. Ko hari aho mperutse kujya ntatwerereye kandi nkavayo ndiye nijuse. Aha niyo mpamvu numvisha nawe uzuri kunegura ubukwe butagenze neza. Narabiriye. Muzi cyerekana ko Gaju yari yagize. Ubu mwaka wose naye maze ntarya. Icyerekana ko Gaju atari yatwerereye. Nuko yaje ari maraninga ubukwe uko butagenze neza. Oya winsebya naje mvuga ko inda yenda guturika. Naje mpambiriyeho igitenge. Guhambira igitenge ntabwo twabikunengera. Kandi mwanenze. No. Gaju yagiye ati ndi umusari.
ati baranze rwose bamuha n'ibyicaro bageze mu mwanya w'amakado rwose ati zana icyo waba wazanye gajarago katinga icyo nazanye ati nazanye urukundo rwose ati ni umuryango tutarabana ati nababwiye ko banaberanye ahubwo rero hagurutse njya kwitaba telefone ngenda gahoro nyabuka bikanga nagiye ariko ni ukuvuga ngo ejo njye nirebeye ukuntu ibintu byari bimeze kwa The Ben. Ubukwe bwa The Ben bwari buryoshye bwari bumeze neza bwari buri ku murongo umuntu wenyine utarabonye ko ubukwe bwari bumeze neza n'utaratwerereye umuntu wenyine utarabonye ko ibintu bitagenze neza ni umuntu utaratwerereye ariko hari umuntu wambwiye ko intwererano ifite n'ubwo ejo ataje ngaraza kuyohereza kuri uwo ngo nta kibazo uwo ni njye ahubwo ikibabaje ni kimwe ni umuntu wagiyeyo atatwerereye agataha binenga uwo se yanengaga ibiki kandi abantu twarariye ejo tugahaga ejo njye nari impari mu mbazi nicyo kibazo nyine ejo twarariye nubwo ntatwerereye turanywa turahaga abantu bararya baranywa rwose baranahaga cyane ariko rero abantu batatwerereye nka basamu nibo bantu wenda ejo biriwe bamunenga icyitonderwa umuco w'ubuvumbyi ibijyanye no kuvumba ibyo bintu mubicikeho nimba utatumiwe wijyayo hariho naganira narambwira ati ni urukundo sha none atashye avuga ko ngatariye urukundo ko rwihanganira byose se yatuje ubwo mashaka kuvuga nde ema ku kibone unywa amazi urumva ufite inyota se ari abantu ntabwo nabavugira hano kuri mikoro aya mazi nayo wavanye rero kwa The Ben iyi ngiyi ni fanta ni za fanta zashe zimeze gutya amazi nayo ntabwo yarahari ariko ndabona Samu yarayapfunyitse arayazana noneho ubushakashatsi bwakozwe rero mwitonde mugire mute mwitonde The Ben yasizeho rwa rubuga rwo kumutera inkunga rwa rubuga rwo kumutera inkunga abantu batangiye kuruca intege nimba utazajyaho wacecetse njye nimba nagize amahirwe yo kubona The Ben aririmba nkaba nzabona uri kuririmbira mu bukwe bwe uranshakaho iki yegora mwaretse gusebya undi mwana ko yabaye umwanya mukidagadura abantu bakuru bazi ubwenge ari ukuntu ufata nk'umwana ufite nk'imyaka wenda 6 cyangwa 7 mikoro rero yaducitse ariko mwatwumvaga noneho ukamubwira ati oya 3 ni myinshi nk'ine ukamubwira ati wowe banza urye umwana akajya ariko umuntu mukuru yajya kurya uwa peke kubitamo ikiganza oya umva kubitamo ikiganza urumva mugomba kumenya yuko umuntu ashobora kuguha umwanya ukanokoreshana nabi kandi akabikora kabezi kagera gate gasya karya imboga karitse ni ukuvuga ngo maze kubona ko The Ben ibintu byose akora arabizi arya imboga agize ate yaritse aradukubita ubukwe gusaba no gukwa ahita dukubita n'indirimbo nshyashya Bruce Melody ari hehe Bruce Melody ari hehe gasapa kuri Bruce Melody ubwo bwa The Ben bwamucecekesheje urajyahe Bruce Melody urajya hehe arakuretse urabanza uridagaduye ariko The Ben azaririmba na cyacyuki yagikoreye indirimbo nshyashya ahubwo ariko iyo ndirimbo se buriya icyuki ntikizi kari ibyo kiza nubeze nyine icyumvirizo niwe wajya kubisoho bwa mbere yatangiye gutereka amaso kopita amaso fresh Pamela komeze yagira ngo noneho abantu benshi bo barabyitiranya bari kwitiranya ubukwe na resitora reka nkubwire ngo kujya mu bukwe ntabwo ari kujya muri resitora iyo ushaka kurya urateka waba utari buteka ukajya muri resitora kugura ibiryo umuco wo kujya mu bukwe mujyanye insenda n'imyunyu ubwo ni igihe bari kubwira oya nta na rimwe ntazajya kuvumba habereye ubukwe ariko hari umuntu wisobanuye aravuga ngo impamvu asobanura impamvu aravuga ngo impamvu noneho bidatinze vuba The Ben agiye kuba umusitari no mu rusengero nyuma y'uko The Ben atangiye ati korokora ku mubiri wanjye akavuga ngo umwana w'igikondo ibyo ntabwo twabitindaho ariko yaje atanga agasopo ko no mu rusengero rwose ashobora kuhakubitira melodi nziza kandi abantu bakanezerwa uriya mwana afite ibanga akoresha yagize n'amahirwe yo kuvukira mu batambisha congratulation kuri Pamela kandi abagiye kwirirwa bajujura ariko undi mwana akirongorerwa
uzi ko muza kwirongorerwa nkabona umuntu uje kuwukubita kuri uyu nguyu none muzanye ngo reka mbabwire ngo abantu bakomeze gukora subscribe kuri Gaju Comedy, mukora share, like na comment. Turakunda cyane. Ciao ciao. Ciao.